Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe igaragaza ko ari ikipe izaba ikomeye muri uyu mwaka w'imikino tugiye gutangira, umwaka 2026-2027, kubera ko ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi beza kandi abakinnyi beza benshi by'umwihariko b'abanyamahanga. Tugiye gupanga 11 bazagenderwa muri uyu mwaka w'imikino ndetse n'abasimbura babo. Bafana nimuze muri comment dupange 11 ba Rayon Sport bagomba kugenderwaho muri uyu mwaka w'imikino. Ariko birasabwa ko rero nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bugomba guhembera abakinnyi ku gihe ndetse bukakorana management neza y'abakinnyi kugira ngo ikipe izakomeze kwitwara neza muri uyu mwaka w'imikino tugiye gutangira. Mwizamu rero ikipe ya Rayon Sport nta wundi rero izabigenderaho, ni umuzamu agaragaje ko ari umuzamu ukomeye, ni umuzamu mwiza, ni umuzamu wigaragaje muri Sekafa Kagame Cup, bamwita Dande Junior. Dande Junior ni umuzamu ikipe ya Rayon Sport izabigenderaho, azaba afite umusimbura we w'umunyarwanda, umwana ukiri mutoya nawe agiye ugaragaza ko afite impano zitandukanye, nubwo wenda ataragera kuri we kuba yabanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko Mugisha Yves yagaragaje ko nawe ari umuzamu mwiza ushobora kugira icyo yafasha ikipe ya Rayon Sport. Ngabo rero abakinnyi babiri azaba mu izamu, Dande Junior ashobora gusimburwa na Mugisha Yves. Kuri nimero 2 z'ikipe ya Rayon Sport nta wundi mukinnyi uzajya ubanzamo, bamwita Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange. Ni umukinnyi rero wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza, ni umukinnyi wabaye MVP wa Sekafa Kagame Cup, ni umukinnyi witwaye neza, bityo rero azajya abanzamo kuri nimero 2 z'ikipe ya Rayon Sport. Ashobora gusimburwa naho Umukiza Obeti, umukinnyi wagaragaje nawe ko ari umukinnyi mwiza, dore ko akiva muri Mukura yari nimero ya mbere kuri nimero 2, ariko Kabange akaza gukomeza kumufatana umwanya kubera kwitwara neza ndetse no gukina neza kuri nimero 2. Ubwo rero kuri nimero 2 nabo bakinnyi babiri Kabange azafatanyije naho Umukiza Obeti. Kuri nimero 3 hazajya habanzamo Gani Jurueri, umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza mu minsi amaze akinira ikipe ya Rayon Sport, dore ko kuva muri phase retour y'umwaka ushize wa shampiyona ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka yagaragaje ko ari umukinnyi ushobora kujya akina kuri nimero 3 ndetse akagira backup ye cyangwa se umusimbura we bita Nshimiyimana Fabrice, nawe umwana ukiri mutoya ariko ugaragaza akazaza ko ashobora gufasha ikipe ya Rayon Sport. Ndetse Hakizimana Zuberi nawe ashobora guhengekwa kuri nimero 3 akahakina, dore ko muri Mukura yigize kuhakina kandi akahakina neza. Murumva rero kuri nimero 3 naho ko hazaba hari abakinnyi beza bashobora kuzajya babanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Mu bwugarizi hagati rero byagaragaye ko uwitwa Charles Chiplao ariwe uzajya ubanzamo afatanyije n'umukinnyi mushya, umukinnyi w'umuhanga nk'uko yabigaragaje mu makipe atandukanye yagiye anyuramo, uwo nta wundi bamwita Mohamed Watara. Abo rero n'abakinnyi ngenderwaho muri defense ikipe ya Rayon Sport, bashobora gusimburwa n'umukinnyi w'umunyarwanda bita Nshuti Didier ndetse na Mutumona. Abo rero n'abakinnyi bazaba bari backup yabo bashobora gusimbura hagize ugira ikibazo muri abo ba mbere babanzamo. Bamwita Mudeli Akbar, niwe nimero ya mbere kuri nimero 6 mu ikipe ya Rayon Sport, ushobora gusimburwa na Nisingizwe Christian, umukinnyi n'ubundi wahoze ari nimero 6 muri Mukura ndetse wagaragaje ko ari umukinnyi nawe mwiza ushobora gufasha ikipe. Bamwita Ibrahim Jingale, umwana ukiri muto cyane, imyaka 19 gusa, ariko wagaragaje ko ari umukinnyi w'umuhanga kuri nimero 8, niwe rero nimero ya mbere mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko partnership ye na Mudeli Akbar muri Sekafa Kagame Cup yabaye impeccable, yari partnership nziza yafashije ikipe ya Rayon Sport kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ariko Jingare ntagomba gusinzira, agomba gukorana imbaraga nyinshi, dore ko inyuma ye hari umukinnyi mushya w'umuhanga, umukinnyi mwiza kuri nimero 8, bamwita Mokono Eri aka Erdinho. Ni umukinnyi rero mushya mu ikipe ya Rayon Sport ushobora gukina kuri nimero 8 neza. Jingare yaramutse rihangaye rero Mokono Eri yafata umwanya akajya akina kuri nimero 8 z'ikipe ya Rayon Sport. Mokono Eri azaba hari nka backup mu ikipe ya Rayon Sport ushobora gukina kuri nimero 8.
bamwita Issa Jigwiba, nimero 10 mu ikipe ya Rayon Sport, MVP wa shampiyona y'igihugu cya Mali muri season ishize. Uwo ni uzajya ubanzamo kuri nimero 10, afite backup nka Tambwe Ngongo Gloire, umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza cyane uri ready kubanzamo, ndetse ashobora gusimburwa n'undi mukinnyi bita Tony Kitoga cyangwa akaba yakinishwa ku ruhande. Ndetse hari n'undi mukinnyi w'umuhanga cyane w'umwana mutoya w'umunyarwanda bita Nkundimana Fabio, ni umwana ukiri mutoya, ni umukinnyi rero w'umunyarwanda, ndetse uzajya uburi kuri benshi inshuro nyinshi. Ashobora kujya yitabazwa nawe kuri nimero 10, akaba yafasha ikipe ya Rayon Sport. Bamwita Iradukunda Eritatu, umuwinga kabombo, umukinnyi w'umunyarwanda wa mbere kuri nimero 7, urimo gutanga ibirori ndetse n'ibyishimo mu ikipe ya Rayon Sport. Azaba ari nimero ya mbere rero mu ikipe ya Rayon Sport kuri nimero 7. Afite backup nka Boris Gibenu, umukinnyi mwiza nawe utari mubi cyane, nubwo wenda ataragera ku rwego nk'urwa Eritatu. Ku ruhande kandi ashobora guhengekwa nk'umukinnyi bita Kitoga, nawe ashobora kuhengekwa kuri nimero 7, ndetse akaba hanyuzwa na Tambwe Ngongo Gloire kuri nimero 7. Ikipe ya Rayon Sport hazaba abakinnyi benshi batandukanye bashobora kurwanira umwanya kugira ngo harebwe uwabanzamo. Bamwita Antonio Atisokojo, nimero ya mbere kuri nimero 11, ushobora kujya abanzamo kuko ari umukinnyi mwiza, umukinnyi utsinda ibitego byinshi, ndetse akaba afite backup nka Muhoza Daniel, umwana ukiri muto cyane urimo gutanga show nyinshi, urimo gutanga ibirori kuri nimero 11, ndetse na Hakizimana Zuberi azaba ari hafi aho ngaho, ashobora kuba yabanzamo nawe kuri nimero 11 z'ikipe ya Rayon Sport. Murumva ko kuri nimero 11 naho ari abakinnyi benshi bashobora kurwanira umwanya wo kujya babanzamo. Bamwita Junior Kameni, umukinnyi rero wa mbere kuri nimero 9 z'ikipe ya Rayon Sport, ndetse azaba afite backup y'umunyarwanda, umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza, bamwita Mubaraka Nizeyimana kuri nimero 9 kandi z'ikipe ya Rayon Sport. Ntago tugomba kwibagirwa bamwita Nkundimana Asmane, azaba ari hafi aho ngaho, nawe yiteguye gutanga umusaruro we kuri nimero 9 z'ikipe ya Rayon Sport, dore ko umwaka washize ariho wari ngenderwaho kuri nimero 9 mu ikipe ya Rayon Sport. Murumva ko rero ikipe ya Rayon Sport iruzuye ku mpande zose. Ikipe ya Rayon Sport ikeneye management nziza, ikeneye ubuyobozi buyiba hafi, ikeneye guhemberwa ku gihe, naho ubundi nta gushidikanya ko ibirori izabitanga ku bakunzi bayo, ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Mwiteguye kuzishima muri season kuko ikipe yanyu yubatse neza kandi bitanze ibimenyetso by'uko izaba ari ikipe ikomeye. Turabashimiye ko mwadukurikiye, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza. Abafana ba Rayon Sport tubifurije ibyiza gusa muri uyu mwaka w'imikino.